Abanyarwanda bumva ururimi mvuga, mvugane n'abarundi mwumva ururimi mvuga. Uyu munsi ibuka yuko iby'Imana yakoze, wibuka aho Imana yagukuye. Mwibuke mwongere mugarukire Imana, mwongere muyikunde. Imana yambwiye ngo nze mbabwire, hari ikintu kigiye kuza kibatere gusoma ijambo ry'Imana. Izi Bibiliya zigiye gucika, zigende burundu. Kubona Bibiliya bibe nko gushaka zahabu, bibe nko gushakisha. Kuyishaka ngo uyibone biba ari ikibazo. Ariko uyu munsi niba ufite Bibiliya yikomereho. Nimureke kubika Bibiliya muri telefone, kuko Bibiliya zo muri telefone umwuka yampishuriye iz'abatayazi, ibimenyetso abantu bakora batabizi, imbyino abantu babyina batabizi. Bera ko Satani uko bucya bukira agenda azana ibintu bishyashya, abantu nabo bakabiyoboka babumva ngo ni byiza. Iyo bagiye kubikirisitura baravuga ngo barazana ibyabo, ngo ni imbyino zabo Satani yabanyaze, ngo barimo barazimwambura. Imana itugirire neza. Murazana imyemerere. Shalom shalom, reka ngusuhuze nanone nkwifurize amahoro y'Imana, nkwifurize umugisha w'Imana mu izina rya Yesu. Nkwifurize kugira impera z'umwaka nziza, mwaka wa 2024 urimo uragenda ugana ku musozo. Sigaje iminsi mike yibarirwa ku ntoki. Kuri wowe usoje ushima Imana, kandi nanone Imana igushoboze gukora igituma igusigaje. Burya nta muntu Imana isigaza hatari impamvu. Nimvuga ngo ukora igituma Imana igusigaje, uze gutekereza kuri benshi uyu mwaka wahitanye. Uyu mwaka wishe benshi. Uyu mwaka wishe benshi, benshi barapfuye pe. Uyu mwaka benshi bawuguyemo, abandi bawuhuriramo n'ibibazo bigiye bitandukanye, ariko wowe Imana irakurinda, ihagararana nawe. Ntekereza ko rero ukwiriye gushima Imana, ukavuga ngo Mana ndagushimye ko wabanye nanjye, ndagushima ko wandinze. Ariko nanone ugasaba Imana ukayibwira uti Imana nshoboza 2025 uzambera umwaka w'umugisha. Imana itugirire neza. Ikindi urebe mu ntego zawe watangiranye uyu mwaka wa 2024, hari ibyakunze, hari n'ibyanze, hari n'ibyo umaze umwaka wose ndetse n'indi myaka yose usengera ariko ntabwo byakunze. Ntabwo ari igisobanuro cy'uko Imana itagikora, nta nubwo ari uko Imana yagutaye, ahubwo nuko Imana igufiteho umugambi. Mbere y'igihe si igihe, na nyuma y'igihe si igihe. Ahubwo icyo ukwiriye guma guhanga amaso ku Mana. Byanze bikunze anytime bizakunda. Isaha iyo ari yo yose uzajya kubona ubone birakunze. Icyambere ni ukugumya kwizera no kugumya kubika ijambo ry'Imana kugira ngo udacumura ku Uwiteka. Dawidi yabivuze neza, aravuga ngo nabitse ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntazagucumuraho. Imana y'amahoro itugirire neza. Rero inshuti zanjye, wowe waforowinze Prophet Emma, tukabana uru rugendo rwose, ntabwo rwari rworoshye. Tukabana muri byinshi, mu biganiro byagiye bitambuka mu isaha yo kubohoka n'isaha y'igitangaza. Nzi neza ko twagiye tubona byinshi kandi byiza. Imana y'amahoro ishimwe. 2025 bizarushaho kuba byiza cyane, ko tuzakora cyane kandi tuzasenga cyane, kugira ngo Imana igumye kubana natwe. Cyane ko iby'Imana ivuga, iby'Imana irimo iravuga ibikomeye, ko ari umwaka ukomeye, ari umwaka uteye ubwoba. Cyane cyane ni umwaka uzanyuramo intwarane. Intwari zo zirimo zirananirwa, hari ahantu bigera ukabona ko bikomeye, ariko mu mwaka uzanyuramo intwarane, abantu Imana ifiteho umugambi. N'uyu munsi nje guhanura, nje kukubwira ubuhanuzi Imana ishyize kuri njyewe, impaye kugira ngo nkubwire.
ariko ndagira ngo nkubwire ngo shakashaka mu maso h'Imana, wige kugendana n'Imana, wige kubana n'Imana, wige gukora ibyo Imana ishaka. Imana y'amahoro itugirire neza. Tugiye tugwiza abarokore bo muri iyi minsi, ibintu byose byabaye ibituburano, usanga n'agakiza baragatubuye, ugasanga n'abarokore nabo ntabwo bakiri original, ntabwo usanga abarokore ntibakiri original, babaye pirate. Imana itugirire neza. Bigahera ku bashumba ari abapirate, bigakomeza n'abarokore ari abapirate, n'ubuhanuzi ari ubwa pirate, ibintu byose ugasanga ni pirate, ariko Yesu we aracyari original. Imana ishimwe cyane. Kiza cya Yesu ntahinduka. Uko Yesu bamuvuze kuva kera niko nanjye namusanze. Nawe sinzi niba ariko wamusanze, ariko nzi neza ko Yesu ntahinduka. Uko yari ari kera n'uyu munsi niko akiri. Uko yakoraga ibikomeye n'uyu munsi niko akibikora. Aravuga ngo yarashaje, ntabwo ajya asaza. Imana itugirire neza. Ntabwo ajya asaza, uko yari ari kera na n'uyu munsi niko akiri. Ikindi cyongeyeho, hari abantu bihesha amahoro. Ari umuntu uherutse kumbwira atari ko wagiye ushaka ibindi bintu uvuga, ko wari utubwira ibyaha ngo ntabwo ujya usirimuka, ngo ibintu ngo twageze mu gihe cyo gusirimuka, turi mu gihe cyo mu iterambere. Umva nkubwire, nta gakiza ko mu cyaro nta nako mu mujyi. Uko Imana ishaka igushaka uri mu cyaro ni nako igushaka uri mu mujyi. Uko Imana igushaka abantu bakureba ni nako Imana igushaka abantu batakureba. Imana itugirire neza. Yireba mu mutima. Ijisho ry'Imana nta hantu waryihisha, nta n'ahantu waryihengeka. Yireba mu mutima. Rero uyu munsi kuvuga ngo reka dusirimuke, ngo reka dutwike, ngo reka tugire dute, umva nkubwire, Imana yo uko yari iri kera na n'uyu munsi niko ikiri. Uko yakoraga ibikomeye na n'uyu munsi niko kibikora. Nukunda Imana nawe izagukunda. Niwitondera ijambo ry'Imana, nawe Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru izaguha umugisha. N'undi jambo riri mu Gutegeka kwa 2:28 haravuga ngo nugira umwete wo kumvira no kwitondera amategeko ngo utegeke uyu munsi, iyi migisha yose izakuzaho ikugereho. Ariko iri jambo riravuga ngo nugira umwete. Imana itugirire neza. Nugira umwete wo kumvira, nugira umwete wo kwitondera, Imana itugirire neza. Urumva ko harimo ikintu cyitwa kwitondera. Haleluya. Harimo ikintu cyitwa kwitondera amategeko y'Imana. Harimo ikintu cyitwa kwitondera iby'Imana yavuze. Harimo ikintu cyitwa kwitondera ukagenda uko Imana ishaka. Ngo iyi migisha yose izakuzaho. Buriya gukizwa nabi bitera umwaku. Iyo udakijijwe neza bizana umwaku, bikazana umuvumo ku buzima bwawe. Iyo udakijijwe neza bizana inyatsi ku buzima bwawe. Imana itugirire neza. Buriya hari abantu babayeho basenga, ariko ugasanga hari ibintu bituma badatabarwa. Kenshi hari ibintu bituma abantu bihesha amahoro, ngo gutabarwa ngo ntibisaba gukizwa cyane. Imana itugirire neza. Yes, ndabyemera. Ariko nyirizina iyo udakijijwe bikurura abadayimoni ku buzima bwawe. Kandi Satani nawe ntazemera kukurekura ngo arekure utuma abona umugisha utari wava mu byizerwa ngo abone ko waguye koko byanyabyo. Rero kugira ngo urwanye Satani biragusaba yuko uba umwizerwa 100%, ukaba umwizerwa imbere y'Imana. Hahandi uvuga ngo nge ndi umukirisitu kandi nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze ku gupfa. Ubu umukirisitu mu bintu byose ugeze hehe? Ku gupfa. Nuba uri mu rusengero uba umukirisitu, nugera mu rugo ugumye uba umukirisitu. Na hahandi Satani ashaka kugutega imitego uyigobotore, uvuge ngo nge ndi umukirisitu kandi nzahora ndiwe. Imana itugirire neza. Uvuge ngo nge ndi umukirisitu kandi nzahora ndiwe. Imana idutabara. Nuba umukirisitu ukagumya ukaba we, Imana y'amahoro izagumya guhagararana nawe, izagumya kukurinda, izagumya kukurwanirira, izagumya kuguhagararaho, izagumya kugucira inzira, izagumya kukurwanirira. Haleluya. Ngo nugira umwete wo kumva no kumvira, ngo iyi migisha yose izakuzaho. Hazagira umugisha imbuto zo mu nda yawe kubera ko wagize umwete wo kumvira.
ndagira ngo nkubwire iyi Mana dukorera ni umwami, kandi aka gakiza turimo turi mu bwami. Iyo uvuye kwa Satani ukaza ukakira agakiza uba uhinduye igisekuru, uva mu bwami bumwe ukinjira mu bundi bwami. Ni ukuvuga ngo ibwami kugira ngo uhabe bisaba kumenya amahame y'ibwami, ukabanza ukamenya ibikorwa ibwami n'ibidakorwa ibwami. Iyo ukoze ibidakorwa ibwami byanze bikunze nta kabuza barakwica. Imana itugirire neza. Iyo utitondeye amahame y'ibwami byanze bikunze arakwicisha, atuma umutwe ukuvaho. Iyo usuzuguye umwami umutwe ukuvaho byanze bikunze. Rero turi mu bwami bwo kwa Yesu, wavuye mu bwami bwo kwa Satani, kandi ntabwo byamunejeje. Rero uyu munsi ukeneye kugumya gushakashaka mu maso y'Imana. Hari abantu bafite imivumo usanga ituruka ku byaha bakora, kandi bakabikora bari mu rusengero. Ibyaha abantu bakorera mu murimo, ibyaha abantu bakorera mu gakiza bizana imyako, bizana umuvumo, bizana inyatsi, bizana igisuzuguriro. Imana itugirire neza. Biragusuzuguza, ugasanga wari ufite ijambo, kubera gukora ibyaha bikakwambura ijambo, ugaciririka neza, ugacika amazi. Aho unyuze hose bakareba bakabona warasaze. Wari uzi ko kubera ibyaha umuntu ahinduka nk'umusazi? Hari abantu njya mbona hano kuri social media, ugasanga umuntu yakoreraga Imana, ariko kuko yaguye ibintu asigaye avuga n'umwana w'igitambambuga ntiyabivuga. Ukamureba ukabona nta bwenge, ukamureba ukabona mu mutwe we ni empty, ahubwo ugasanga asigaranye kuvuza induru. Ugasanga rimwe na rimwe usanga ntaganira, ugasanga aravuza induru. Kubera iki? Mu mutwe wiwe wapi? Kubera yuko nta bwenge bwaragiye. Aritwa ko asenga ariko nta bwenge. Ibintu byose akora nta bwenge ubona bayashyizemo. Imana itugirire neza. Rero nushakashaka mu maso y'Imana byanze bikunze Imana izakugirira neza, Imana izagutabara. Ugasanga umuntu yasengaga, ariko ugasanga ngo yafashwe, ngo yagiye gusambanya umwana utujuje imyaka. Koko ngo n'ubwenge buke. Ibyo ni byo Satani ahemba abantu. Satani ahemba abantu kubica no kubababaza. Satani ni umugome, Satani ni umutindi. Satani aragushuka ugakora icyaha, iyo umaze kugikora aragushinyagurira, kandi iyo umaze kugikora agushyira ahantu isi yose ikakota. Kandi Satani ntashobora gutuma ukora icyaha ahantu utari busebere, kandi umunsi wawe wo guseba iyo wageze ntabwo wawurenga. Kubera iki? Wanze gukunda ukuri. Ariko umva abana b'Imana, iyo dukijijwe neza Imana igitugira inama. Iyo tugiye kugira ibyo dukora bibi, Imana iravuga ngo ibi wibikora, bavuga ngo wibikora, ngo ibi wibijyamo, ngo ibi wibigendamo. Imana ikatugira inama. Mwuka wera w'Imana ajyaza akadumenera amabanga y'ibyo Satani yenda kudukorera. Ariko se we wabyumva ute kandi udasenga? Wabyumva ute udakijijwe? Wabyumva ute? Wabyumva gute utari mu bana b'Imana? Nuba mu bana b'Imana uzabasha kubyumva. Nuba mu bana b'Imana uzasenga bigende neza, kuko uri mu bana b'Imana. Imana itugirire neza. Reka dusome ijambo ry'Imana hanyuma nze mpanure. Uyu munsi ntabwo ndi butinde cyane, ariko reka dusome ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riri mu Byakozwe n'Intumwa, ibice byaho ni 12. Turasoma duhereye ku murongo wa 20. Haravuga ngo urupfu rwa Herode. Nawe Imana ikwicire Herode. Imana ikwicire Herode. Muri ubu buzima urimo Imana ikwicire Herode. Hari Herode umaze igihe akurwanya, hari Herode umaze igihe atuma udashyira amaraso ku mubiri, hari Herode umaze igihe utuma udasinzira. Imana ikwicire Herode mama. Imana ikwicire Herode wa mukobwa we. Imana ikwicire Herode wa mugabo we. Hari Herode umaze igihe. Herode yatarapfa ibintu byose urabikora ntibikunda.
ujya mu bucuruzi Herode akaba yahageze akakunaniza, ejo ukaba uratashya mugahomba. Ujya utegura ubukwe Herode akabyivangamo, ejo ubukwe bukaba bwapfuye. Imana ikwicire Herode mu izina rya Yesu. Kandi muri ubu buzima ba Herode barahari. Hari ba Herode b'ishyari, hari ba Herode b'ubukene, hari ba Herode b'amadeni, hari ba Herode duturanye, hari ba Herode dukorana mu kazi, hari ba Herode hari ba Herode. Twana igihe umuntu aba umuyobozi wawe akakubera Herode, akakubuza gutabarwa. Hari igihe ukundana n'umuntu akakubera Herode, akakubuza kubona umugisha. Imana itugirire neza. Siko hari igihe ubana n'umuntu akaba Herode pe. Herode wawe apfe mu izina rya Yesu. Haravuze ngo bukeye Herode arakarira ab'i Tiro n'i Sidoni, ariko bahuza inama baramusanga, bahongerera Busarito umutware w'abashashi b'ibwami, basaba amahoro kuko igihugu cyabo cyahahaga mu cy'umwami Herode. Nuko ku munsi wategetswe Herode yambara imyenda y'ubugabe, yicara ku ntebe y'ibwami, arabaganirira. Abantu barasakuza bati, yemwe noneho n'ijwi ry'Imana si iry'umuntu. Ariko muri ako kanya marayika w'umwami Imana aramukumbanya, kuko adahaye icyubahiro Imana, ahera ko agwa inyo, umwuka urahera. Ariko ijambo ry'Imana riragwira riramamara. Imana ishimwe cyane. Uyu nguyu ni Herode wapfuye azize kudaha Imana icyubahiro. Ijambo ry'Imana riravuga ngo icyubahiro cyanjye sinzigera ngiha undi. Ni koko icyubahiro cy'Imana ntabwo Imana izigera igiha undi muntu. Imana ntizigera igiha undi muntu. Herode yapfuye ngo ako kamwanya, umva, ngo ako kamwanya ngo haje marayika w'Imana ngo aramukumbanya. Imana itugirire neza. Agira gute? Aramukumbanya, arapfa. Ntabwo yapfuye gusa, ngo muri ako kanya ntibyasabye iminsi nta nubwo byasabye amasaha. Herode ngo yahise abora, agwa inyo. Imana itugirire neza. Urabyumva? Ngo yahise abora, agwa inyo. Imana itugirire neza. Uyu munsi ndagira ngo nkubwire, Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru, niba nta mumaro ikubonamo, igihe kirageze ngo igushyire ku karubanda. Imana y'amahoro itugirire neza. Nzanye ubuhanuzi, ubwumve witonze kandi ubwumvire mu mwuka. Imana y'amahoro itugirire neza. Ubu buhanuzi ngiye kubaha mu bwumve mwitonze. Imana y'amahoro itugirire neza. Imana yantumye kubabwira ngo mbabwire ngo Imana ije guha umugisha abantu bayikoreye by'ukuri. Mu mwaka wa 2025 Imana ije guha umugisha abantu bayikoreye by'ukuri. Icya kabiri, Imana irambwira ngo ije gucisha bugufi abantu bishyize hejuru. Hari abantu bishyize hejuru bambuye Imana icyubahiro. Nyumva neza, aho uhereye hose wumva ururimi rw'Ikinyarwanda ndetse nawe urusobanurirwa n'abandi. Waba uri mu Rwanda, waba uri hanze y'u Rwanda, abari mu Burundi, mwese ni munyumve. Ndabizi ko abarundi mwumva ibyo ndimo ndavuga. Ibi birareba umuntu wese uri mu ngune enye zose z'isi, ariko wumvishije icyo ngimo ndavuga. Ndagira ngo nkubwire, igihe kirageze gukora kw'Imana kuboneke. Igihe kirageze gukora kw'Imana kuboneke. Imana ije kwisubiza icyubahiro cyayo.
Imana y'amahoro ishimwe cyane. Ubu buhanuzi bwumve ko ukwiriye kubwakira kandi ukwiriye kubufata. Umva nkubwire, uko waba ukomeye kose, uko wamera uko ariko kose, ndakwibutsa iki kintu: nta hejuru wagera utazamanuka. Aho waba uri hose, aho waba uri hose, ibuka yuko icyubahiro ari icy'Imana. Ibuka ko icyubahiro ari icy'Imana. 2025 ni umwaka Imana ije kwisubiza icyubahiro cyayo. Ni umwaka Imana ije kwisubiza icyubahiro cyayo. Abikomerezwa, abo hejuru, abantu bumva yuko bari hejuru, bumva ko barenze, Imana ije kwisubiza icyubahiro cyayo. Abantu mwambuye Imana icyubahiro, ariko Imana ije kukisubiza. Mwagize amafaranga menshi, yego nibyo murayafite, mwubahwa n'abantu ndetse mukumva ko mukomeye. Ariko ngo Herode ngo aricara ategeka ko abantu bazajya bamusenga. Bategeka ko bamusenga. Baramusenga, baramuramya. Baravuga ngo si ubwiza noneho, ngo si Herode, ngo ni Imana. Iri mu gihugu cyo mu ijuru irabireba. Irangije ako ka mwanya, marayika ngo amukubita urushyi rumwe rwiza rwiza. Ngo ahita agwa hasi, ahita apfa. Ngo ntabwo byasabye amasegonda, ngo ahita agwa inyo. Arabora. Herode wari igikomerezwa. Herode wari warahahamuye abantu. Herode abantu bose babonaga bakiruka. Ngo ariko ngo marayika amukubita, ni urushyi rumwe yamukubise, rutagira urwa kabiri. Herode arapfa. Rero abantu nimwongere musubize Imana icyubahiro cyayo. Yarirahira avuga ngo icyubahiro cyanjye ntabwo nzigera ngiha undi muntu. Ngo ku gihe cya Nimurodi, ku gihe cya Nimurode, ngo Nimurode aravuga ngo akoranya abantu, arabakoranya, arababwira ngo nimureke twotsa amatafari. Barayotsa. Bamaze kotsa amatafari, ngo bafate icyemezo, bavuga ngo reka tuyubake, ngo tuzazamuke tuzagere ku Mana. Ibintu yigeze Imana byo kuba hejuru iyo ngiyo, reka tuzotsa amatafari tugende tukora ikintu cyo bita umunara w'Ibabeli. Uyu munara w'Ibabeli wubatswe mu gihe cya Nimurode. Uyu Nimurode nawe yashatse kwigereranya n'Imana. Imana irabareka barabikora, ariko iri mu gihugu cyo mu ijuru irabareba. Iravuga ngo aba bantu babishobora. Icya mbere ni ururimi rumwe. Icya kabiri bahuje inama. Cyo bazashaka kugeraho cyose bagishaka bakigeraho. Imana nta kindi yakoze, kuko yabonaga uwo munara bawugejeje kure cyane. Irangije ngo inyuranye indimi zabo. Umwe atangira kuvuga Iringara, undi atangira kuvuga Igiswahili, undi atangira kuvuga Ikinyarwanda, bavuga Ikirundi. Ubundi mbere bose bavugaga ururimi rumwe. Ariko ku gihe cya Nimurode bituma indimi zabo zitatana. Imana y'amahoro itugirire neza. Indimi zabo ziratatana. Batangira neza, bitangira kubacanga. Wabwiraga undi ati nzanira itafari akarizana, yarimutuma akazana inyundo, akaba yimukubise mu mutwe. Amubwira ati zana umucanga, akazana amabuye. Mbega biranga kubaka umunara, bihagararira aho ngaho. Rero abantu kubera yuko ubwenge bwabo bwagwiriye, barimo barubaka ibintu bishaka kugira ngo basimbure Imana, ndetse no gutuma umwuka wa Antikristo ukwira mu bantu benshi. Sibyo? Uyu mwuka wa Antikristo urimo urakwira. Abantu icyubahiro bagishyize hejuru cyane. Intambara muzagumya kubona nyinshi, kuko abantu barimo barwanira icyubahiro. Umunyamerika arimo aravuga ngo ngomba kuyobora isi. Umurusiya akavuga ati hoya, njye ugomba kuyiyobora. Sibyo? Uyu munsi urabona yuko guhangana kw'abantu, guhangana kw'isi
kuzahoraho, ariko baba abaperezida, baba abami, baba bakomeye, baba abanyembaraga, baba bameze gute, mwibuke yuko hari Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru ijya yimika abami ikimikura abandi. Hari ikintu cy'umwuka wa antikristo witwa kunaniza itorero. Kunaniza itorero Imana yampishuriye mu bihugu byose byo mu isi. Habaho ikintu cy'umwuka wo kunaniza abera. Habaho ikintu cyo kugira ngo abantu ubwiza bw'Imana bubavemo, abantu bimure Imana yaremye ijuru n'isi. Batangira gufavoriza uyu mwuka wo kugenda abantu bananiza itorero ry'Imana. Abasengaga batangira kugenda babigira ibisirimu, batangira kugenda babisanisha n'ibigezweho, kandi koko ugasanga isi yose izabiyoboka. Ndetse bagatangira kubigenda babisanisha no kumvisha abantu yuko byanze bikunze ntawe ukwiye kuba yagira uwanena cyangwa se n'uwaheza. Imyemerere y'abantu cyangwa se imyemerere ya buri muntu itangira igiye kuba itegeko ko abantu bemera ibintu bimwe. Uyu munsi wabyanga wabyemera, wumve yuko ukwiriye gusengana n'umutinganyi kandi bikunde. Ariko nyamara uyu munsi n'ubwenge mwene muntu yashyizeho bwo kugira ngo ahinyure Imana, bwo kugira ngo bakureho ugushaka kw'Imana, habeho ibyo bo bashaka kubera ubwenge bwo kwishyira hejuru. Barimo barazana ikintu cyo gucengeza umwuka w'ubutinganyi. Uyu mwuka w'ubutinganyi ugakwira hose, ukagenda ukagera mu bantu bose, ukagenda ukabinjiramo ukababamo. Habeho abapasiteri b'abatinganyi, habeho gusezerana kw'abagabo ku bagabo, abagore ku bagore. Uwo mwuka ukwire. Kandi uyu munsi wa none nushaka kumuvuga mu rusengero uvuga ngo ntabwo bikwiriye, bumve yuko urimo urarobanura ku butoni, wumve yuko urimo urahonyora uburenganzira bw'ikiremwa muntu, wumve yuko bidakwiriye. Kandi ni koko bashyireho amategeko aguhane, nawe nureba ubone ko bikwiriye. Igihe kigiye kuza ubwo kugira urusengero mu gihugu runaka hazabamo kondisiyo ikubaza ngo uremerera abatinganyi babe mu rusengero? Ese uzabashyingira? Imana y'amahoro itugirire neza. Ibyo byose ni iby'abantu barimo baragenda bahimba, ariko ntabwo umwuka w'Imana azagumya guhora arebera, ntabwo azahora aruhanya n'abantu iteka. Reka mvugane n'Abanyarwanda bumva ururimi mvuga, mvugane n'Abarundi mwumva ururimi mvuga. Uyu munsi agakiza wamenye gakomereho. Agakiza wamenye gakomereho kuko bugiye gukomera. Niba ufite Bibiliya y'ijambo ry'Imana, yigundire, uyibike kure. Uyibike kure. Uyu munsi uricara ukareba, mukanabikunda, mukanabikomera amashyi, mukumva ntacyo bitwaye. Uyu munsi insengero zigafungwa, mukumva ntacyo bitwaye. Uyu munsi mukicara mukumva ngo abapasiteri ni ibisambo, mukumva ngo ntacyo bitwaye. Nyamara uyu munsi wa none urabizi, nawe urabizi mu mutima wawe, nawe urabizi hari aho bagusengeye, hari aho bagufashije, hari icyo bakoze, hari umumaro wabo. Ariko kubera yuko isi ishaka yuko ibyo bintu bitabaho, bakabikuraho nyine bikavaho, wowe ukabikomera amashyi ukumva ko ariko bikwiriye kugenda. Ariko nyamara umuntu wasenze, umuntu wuzuye umwuka wera, arabizi yuko Imana iriho kandi arabizi ko Imana ikora. Imana y'amahoro itugirire neza. Rero mwe Abanyarwanda mwe, ibuka yuko iby'Imana yakoze, wibuka aho Imana yagukuye. Mwibuke, mwongere mugarukire Imana, mwongere muyikunde. Imana yambwiye ngo nze mbabwire ngo Imana ije kwisubiza icyubahiro cyayo. Imana ije kurenganura abarengana, kandi Imana ije gukura abantu mu gahinda. Hari abantu bafite agahinda,
Satani yafungiraniye muri gereza y'agahinda, kandi abo bantu bubaha Imana, ariko abo bantu Imana iraza kubakuramo. Imana iraza kubakuramo. Ikindi uyu mwaka 2025 muzabona kugwa k'abantu benshi bari bakomeye bajya hasi. Muzabona abantu bari bakomeye ku isi mubona ari ibihangange, muzabona barindimuka bajye hasi. Imana ije gukuraho ubwibone bw'abantu. Imana icyubahiro cyayo cyongere kigaruke. Abantu mwanze gushaka Imana inzira z'ikigendwa, hari ikintu kigiye kuza kibatere gushaka Imana. Hari ikintu kigiye kuza kibatere kubaha Imana. Hari ikintu kigiye kuza kibatere gusenga. Hari ikintu kigiye kuza kibatere gusoma ijambo ry'Imana. Izi Bibiliya zigiye gucika, zigende burundu. Kubona Bibiliya bibe nko gushaka zahabu, bibe nko gushakisha. Kuyishaka ngo uyibone biba ari ikibazo. Ariko uyu munsi niba ufite Bibiliya yikomereho. Nimureke kubika Bibiliya muri telefone, kuko Bibiliya zo muri telefone umwuka yampishuriye ari uburiganya bw'abadayimoni. Kubera yuko mu minsi iza Bibiliya izahindurwa, hatangire kujyamo amagambo amwe n'amwe, ku buryo uzajya usoma Bibiliya yo muri telefone ugire ngo ni bya bindi bya mbere niko bisanzwe, ariko nujya kureba neza usange hari amagambo yahinduwe bitewe n'uburiganya. Satani afite ubuhenzi bwinshi, ariko ndabinginze nimwemere agakiza kazima katavangiye kitwa kwihana ibyaha no kwanga ibyaha. Muve mu byaha, mwemere agakiza k'umwimerere. Uyu munsi wa none we kumva yuko kujya kubwiriza wanyweye, kujya kubwiriza wasinze, wumve ko ukumva ntacyo bitwaye. Ibyo ngibyo mwumve yuko ari uburiganya bw'abadayimoni. Ubugingo bw'abantu benshi barapfuye, barabwiriza abantu benshi, barasenga ariko bararamya ibishushanyo batabizi. Insengero nyinshi ni za Satani hano ku isi, zikorera Satani. Harimo n'abavuga ko basenga ariko basenga kubera iki? Hari amahame amwe n'amwe abantu bakurikiza batayazi, ibimenyetso abantu bakora batabizi, imbyino abantu babyina batabizi. Kubera ko Satani uko bucya bukira agenda azana ibintu bishyashya, abantu nabo bakabiyoboka babumva ngo ni byiza. Iyo bagiye kubikirisitura baravuga ngo barazana ibyabo, ngo ni imbyino zabo Satani yabanyaze, ngo barimo barazimwambura. Imana itugirire neza. Murazana imyemerere, mugapfumura amazuru, mugapfumura imikondo, mugapfumura amatwi, ariko nyamara ibyo byose ngo murimo muribohora, ngo ni ubukoroni babashyizeho. Ariko ndagira ngo nkubwire, kwa Yesu harimo amahoro, kwa Yesu harimo ubuzima, kwa Yesu nimugaruka mukemera mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu. Mwabarundi mwe, mwuka w'Imana arabakeneye, Imana irabakeneye. Nimushakashaka Imana, nimushakashaka Imana. Barundi abanyarwanda, muve mu moko, muve mu bintu byo gushyira imbere ubwoko, ngo ngewe ndi uyu nguyu, ngo ngewe ngo ndi umwana wo kwantuza. Ibyo ntibikora. Hari igihe kigiye kugera ibyo kuba umwana wo kwantuza ntibikore, hakore icyitwa kuba ndi umwana w'Imana. Mwana w'Imana niwe ugiye gutambuka, naho ibyo wivugisha ngo uri umwana wo kwantuza hari igihe kigiye kugera ntibikore. Mwana wo mu bakomeye, abo bakomeye hari igihe kigiye kugera nabo ubwabo bibacange bibayobere. Imana y'amahoro itugirire neza. Hagiye kubaho umuntu uvuga ngo nge ndi umwana wo kwa Yesu, uvuga ngo nge ndi umukirisitu kandi nzahora ndiwe. Umuntu Yesu yamenye izina, kandi iryo zina rye akaryandika mu gitabo cy'ubugingo. Yareba mu gitabo agasanga izina ryawe ririmo 25, niwe uri bubashe kuba muri uyu mwaka. Uyu mwaka uzabamo ibintu byinshi biteye ubwoba. Hazabaho imyuzure mutigeze kubona, hazabaho indwara z'ibyorezo zigiye kuba nyinshi. Imana y'amahoro itugirire neza. Zigiye kuba nyinshi indwara z'ibyorezo, zigiye kuba nyinshi, bagiye kuzikora ku bwinshi.
ikindi, iyi sida mubona yari yarabaye ikibazo, iyi sida mubona yari yarabaye ikibazo, igihe kigiye kugera ibonerwa umuti, iba indwara nk'izindi zisanzwe, ariko hagiye kuza indi ndwara iteye ubwoba izaba irenze na sida. Umuntu wese usambanye iyo ndwara imubera ikimenyetso, kandi ni indwara buri wese uzajya unyuraho, buri wese akabibona ko uyirwaye, yakureba akabibona ko uyirwaye rwose, yakureba akabibona ko ikuriho. Iyo ndwara irimo irategurwa, iyo ndwara irimo iraza, kandi Imana yarabyemeye ko izaza kugira ngo abantu, kandi iyi ngiyi nubwo abantu bazayizana, ariko kuyibonera umuti bizagorana. Imana y'amahoro itugirire neza. Rero nimusome Bibiliya y'ijambo ry'Imana, tugeze ku mugoroba w'isi. Iminsi irahita vuba kandi irahita yihuta, uko ihita niko benshi bapfa batamenya umukiza. Ubu buhanuzi nibwo Imana yari impaye kubabwira, buri muntu wese aho ari mu ngune enye zose z'isi, ucyumva buno buhanuzi umenye yuko uraburiwe. Ntubifate nk'ibisanzwe. 2025 ibingibi uzabibona kandi uzabirebesha amaso yawe. Rero fata umwanya wawe usenge. Imana itugirire neza, Imana y'amahoro ikomeze kubiyereka kandi ikomeze kubishimira. Ukuboko kwiza kw'Imana kubabonekeho. Shalom shalom. Data, mu izina rya Yesu, ngushimiye ineza yawe, ngushimiye urukundo rwawe, ngushimiye kurinda kwawe kwiza. Mana, buno buhanuzi wari umpaye gutambutsa, nanjye ndabutambukije. Reka ubwumvishije bugira aho bumuvana, bugira aho bumushyira. Imbaraga zawe no gukomera kwawe biboneke kuri aba bantu bari bankurikiranye. Ngaho ijambo ryawe nirigumye kugira ububasha, ni mu izina ryawe ryera Yesu Kristo, amen. Imana ibahe umugisha. Ijambo ry'Imana ryo nakagaruka, reka mbabwire ngo ineza y'Imana ikomeze kubabonekaho. Shalom shalom.